namuvugishije ndamubaza ngo kuryamye ku nzira arambwira ngo amaze icyumweru cyose atarya. None si Claude si umugendana na wa mwana bita Cedric? Sha muri iyi minsi mfite utuntu tw'udustress. nyamara ubona ufite ikibazo. Ibibazo biragwira. Nabonye umuntu w'umusore ku muhanda numva arambaje pe. Yarameze ugeze umuvugisha? Namuvugishije ndamubaza ngo kuryamye ku nzira arambwira ngo amaze icyumweru cyose atarya. Imana ziranzira zirimo ngo za Marine. Oya Marine y'umusore wabonaga ko ari umwana wabaga mu rugo. Abavuze kuvugisha se kuzenga mu cyoza afite. Nani nka cyane ye guhangayika kubona umuntu w'umusore ufite imbaraga aryamye ku kayira wumva ko afite ikibazo gikomeye ari inzara. Hano se tubuze iki? Tutamuzanye niba mba kumufitiye izo mpuhwe akaza tukamugabura twanamuganza tukumva ikibazo afite. Mbona inyana y'imbwa ngiraki cya iware nzagufata ariko n'ubundi n'indi minsi nzagufata nagucikiye aha ngaha nkwihorere nigendere ariko ubutaha ninjye nawe nituramuka twihorere ariko mana yawe yo gufata arambabaje cyane Ndumva urabona za musaza mbese kugenda uvugisha mu nzira wabaye iki kandi? Byihorere wa musaza hariya Claude hariya Claude hariya yazengereje abantu. Claude iriya niwe uzengereje uno mudugudu hano barahunyuze hose ati Claude ni umujura ariko jyewe sinzi ukuntu nikase gutya amanuka mu myumbati yacu ngiye sanga arimo arakura yararitse. None si Claude cyangwa shaho ni ariko Claude ni wa ndugena wa mwana bita Cedric? Ni uwo ngoke ahubwo Claude asigara igisambo yaratuzengereje sinzi nimba ari twebwe yiba gusa hari abandi. None se aciye ngo mubaze amarengero y'umwana wanjye? Dore rero mwirukankirezamo hari amanuka Rudoma akira mureba atararenga murebe nyine ntabwo muzi ariko urebe neza atagira n'ikintu agukubita ndabona yigize nabi. Dore ubwiza bukwishe we. Sha muri iyi minsi mfite utuntu tw'udustress. Nahuye n'umusore aryamye ku kayira amaze icyumweru cyose ngo atarye. Sha numva arambabaje. Nibyo n'utwo tuntu tw'udustress ariko si ibintu se by'ubuzima busanzwe. Umusore numva arambabaje. Wumva wamufashe iki nshuti yanjye? Nabiganiyeho na papa Jessica mbona nta kintu bimutwaye
ariko se bagabura abayobewe nanze kubyegereza umutima ariko ubwo ntago mbizi ariko wumve kuva uwo munsi ndamubona ntabwo umutima wanjye uratuje umusore aryamye ku kayira umva ashonje umunsi ziri buhage pe hagarara